Uba maso no ku manywa y'ihangu, iby'isi byibagije iby'ijuru, weho gira umwanya wo kwiherera, ngusenga umukiza wawe, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga, jyuba maso ni munsi na nijoro, wibuka ibyiza by'inshuti Yesu, ujye umushakisha umutima wawe, mubwire ibikubabaje, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga, jyuba maso hose mu gihe cyose Satana kubikiriye hose, ashaka uburyo yaguseseramo, ngo yimure umwami Yesu, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga, jyuba maso jyogora, jyuba maso senga, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga, jyuba maso wicogora, jyuba maso senga. Amen, amen, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nongeye gushima Imana ko yongeye kumpa aka kanya ko kuganira namwe ijambo ry'Imana, nk'uko mubimenyereye muri kumwe na Francine Twagira Mariya. Turakomeje ya gahunda yo gusangira ijambo ry'Imana. Nizere ko rero mumeze neza, abarwaye Imana ibakize mu izina rya Yesu, abarushye n'abaremerewe Imana ibaruhure, abari mu ntambara n'ibibazo Imana ibarengere ibatsindishirize. Tumaze rero iminsi twiga ijambo ry'Imana rivuga ngo iminsi ni mibi. Nk'uko nabibabwiye, iryo jambo ry'Imana riri muri Timoteyo, ni muri Timoteyo wa mbere igice cya 3, Timoteyo wa 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere, haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera, bagahakana imbaraga zako. Paulo arangiza agira inama Timoteyo ngo abameze gutyo ujye ubatera umugongo. Ntago ari Paulo wabyandikiye Timoteyo gusa, ahubwo no muri Matayo Yesu atubwira ibimenyetso by'iminsi ya nyuma, na Yesu yarabivuze.
ni Matayo igice cya 24 umurongo wa 12, ngo maze nuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi. Ibi ni ibimenyetso by'ibihe. Daniel we yarabyanditse aravuga ngo ubwenge buzagwira. Murabona ko ubwenge bwaragwiriye, ntago tugikeneye kuvuga ubutumwa ngo tugende tujye muri Afurika, tugende tujye mu Burayi, tugende tujye muri Aziya, kubera ko ubwenge bwagwiriye nk'uko Daniel yabihanuye. Ushobora kuba wicaye muri Afurika ukabwiriza isi yose. Murabona rero turimo turasatira rwose ibihe bya nyuma. Murabona urukundo koko rwarakonje, abantu baragambanirana, nta muntu ukizera undi. Ariko tumaze iminsi rero twiga ukuntu ibyo bihe dukwiye kubibamo. Twagiye twiga ibintu byinshi. Iminsi ni mibi, ntiducogore gukora neza. Nubwo iminsi nyine imeze gutya, ntiducogore, tugendere mu nzira yo kwera no gukiranuka. Nubwo muri ibyo bihe bibi nyine abantu bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bakabihakanisha ibyo bakora. Ahandi twabonye ko iminsi ari mibi, ducunguza uburyo umwete. Ahandi twabonye ko iminsi ni mibi, dutunga imitima y'ubwenge, ubwenge buvuye ku Mana. Iminsi ni mibi, twemerere bwenge yubake inkingi 7 mu mitima yacu. Iminsi rero ni mibi, ariko hari uko ijambo ry'Imana ridusaba kwitwara muri ibyo bihe. Uyu munsi rero ndapfundikira ku isomo rya nyuma nyine rivuga ibyo ngibyo. Iminsi ni mibi, tube maso kandi dusenge. Iminsi ni mibi, tube maso kandi dusenge. Yesu niwe cyitegererezo cyacu mu gusenga. Yesu atangira ministeri ye yayitangiye asenga, amaze kubatizwa mu mwuka wera, ngo umwuka yaramufashe amujyana mu butayu. Muzi ko Yohani Batista yaramubatije, amaze kumubatiza ngo umwuka wera amanuka mu ishusho y'inuma amuzaho. Ijwi rituruka mu ijuru rirafunguka, ijwi riravuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, mumwumvire. Nyuma y'ibyo nibwo ngo umwuka yamujyanye hehe? Mu butayu. Murumva rero Yesu kugira ngo yinjire mu murimo we, nawe yabanje gufata ibihe byo gusenga. Imyaka 3 yamaze ayexersa ministeri, nabwo yarasengaga. Ngo yarazindukaga kare agasenga, nimugoroba agasenga. Urujya n'uruza rw'abantu rwaba rwinshi, akabakwepa akagenda akajya gusenga. Hanyuma ku manywa ngo yagendaga ngo mu midugudu, akava mu mudugudu umwe akajya mu wundi, yirukana abadayimoni, asengera abarwayi. Kubera iki? Kubera ko ibanga, kugira ngo abashe kubigeraho ibyo ngibyo, ibanga nuko yari afite uko gusenga, uko gushaka Imana, kuko yaje mu isi ari umuntu, ntabwo yaje mu isi ari Imana, kugira ngo abashe kuducungura yihinduye umuntu. Ibyo rero yabikoraga nk'umuntu yari azi ko nta handi yakura imbaraga uretse mu Mana. Na mbere yuko ajya kuducungura ku musaraba, muzi ko yabanje kujya i Getsemani agasenga, akavuga ati Mana, nimba bishoboka iki gikombe kindenge, atariko ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Kubwo gusenga yanesheje ruriya rugamba rwo ku musaraba, urugamba rwari rukomeye,
urugamba rwo kuducungura. Imana rero ishimwe kandi duhe kugera ikirenge mu cya Yesu. Ubwo rero natwe Yesu yasize atubwiye ko natwe tugomba gusenga, kandi tugomba gusenga ubudasiba, tugomba gusenga buri gihe, tugomba gusenga buri munsi. Tugiye rero kureba ijambo ry'Imana, amagambo y'Imana tugenda tuganiraho. Turahera muri Luka igice cya 21 umurongo wa 36. Haravuga ngo, nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Abatesalonike ba 5:17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Ahandi irindi jambo tuza kugenda tusangira tugira, aha Paulo igihe yigishaga Abefeso intambara y'umwuka, mwabo yatwigishije ko ntago turwana n'abafite inyama n'amaraso. Kugira ngo tubashe kunesha urwo rugamba rwo mu mwuka, tugomba gutwara intwaro z'Imana. Tugomba gutwara agakiza, tugomba gutwara gukiranuka, tugomba gutwara kwizera, tugomba gutwara ukuri, tugomba gutwara inkota ari ryo jambo ry'Imana, tugomba gukweta inkweto aribwo butumwa bwiza. Ariko arangiza mu Befeso 6:18 avuga ngo musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso, musabire abera bose. Murumva rero ko ijambo ry'Imana ridusaba gusenga, kandi ijambo ry'Imana ridusaba gusenga ubudasiba. Twabonye ko Yesu kugira ngo abashe kunesha, abashe gusohoza neza imigambi y'Imana yari yaramwohereje hano ku isi, Yesu yabaye maso arasenga. Harimo ibintu bibiri. Ushobora gusenga ariko ntube maso. Ijambo ry'Imana rero riradusaba ibintu bibiri. Riradusaba kuba maso kandi riradusaba gusenga. Iyo umuntu ari maso, ibije byose aba bireba kandi abashobora no kubikumira. No mu buryo rero bwo gusenga, mu buryo bw'umwuka, iyo usenga hari ibyo ubona kandi hari ibyo ubasha gukumira. Imbaraga z'amasengesho hari ibyo zibasha gukumira, hari ibyo zibasha gukuraho, hari ibyo zibasha guhindura. Imana idufashe kandi iduhe imbaraga zo gusenga. Yesu yabaye maso arasenga maze aranesha. Iyo ushaka gukomeza icyo ufite, kuko twabonye ko muri iyo minsi ni mibi, ijambo ry'Imana ryatubwiraga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Icyo dufite ni agakiza, icyo dufite ni izina rya Yesu, icyo dufite ni ijambo ry'Imana. Iyo rero icyo ufite, imigisha Imana yaduhaye, ibyo yaduhaye, nimba ushaka kubikomeza, kubigumana, ugomba kubirindisha imbaraga z'amasengesho. Ibyo ushaka kugeraho ugomba kubigezwaho n'imbaraga z'amasengesho. Ni ugusenga buri munsi kandi ni ugusenga ubudasiba, kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ngo ni ugusengesha umwuka. Gusenga ntabwo ari nka kuriya dupfukama ukavuga amagambo, Mana ndagushimye, darara ukagenda. Aho uri hose, waba uri mu modoka, waba uri muri toilette, ahantu hose uri ugomba gusenga, kuko ngo ni ugusenga ubudasiba. Kuba maso ni ukwirinda ibitotsi.
byaba ibitotsi byo mu mwuka, byaba ibitotsi byo mu bisanzwe ukunguku dusinzira. Yesu rero yaranesheje kubera ko yabaye maso kandi agasenga. Naho ubundi yataba amaso ngo asenge, umwanzi aba yaramuriganyije, aba yaramukoresheje ibye. Natwe iyo tudasenze ngo tugishe inama, ushobora kuyoba. Murabona ubuyobe bwabaye bwinshi. Muri ziriya nkingi z'ubwenge, inkingi ya mbere twabonye ko ari discernement. Discernement ikintu idufasha, umenya guhitamo ikibi n'ikiza, umenya icy'ukuri n'ibinyoma. Indi nkingi twari twabonye yavugaga science de la réflexion. Nuko ibintu bakubwiye nawe ugomba gufata igihe ukabitekerezaho. Noneho wamara kubitekerezaho ukabona kugira gute gufata umwanzuro. Ikindi twabonye ko ari inama. Kujya inama ushobora kugenda ukareba muri uko gusenga, ukareba ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri iyo situation, kuri icyo kibazo ushaka gukemura. Ijambo ry'Imana rikakugira inama, cyangwa se ukagisha inama abo ubona bakurusha experience. Noneho nyuma rero twabonye ko ari imikorere, kugira imikorere myiza, ariko mu gifaransa bo bavuga ko ari succès. Noneho nyuma imbaraga. Nta handi hantu tukura imbaraga rero ni mu gusenga. Murumva ko byose bigenda byuzuzanya. Iyi minsi rero kuko ari mibi, ubu bumenyi mukwiye kubumenya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Kenshi kutamenya biratwica, ariko ubu mumaze kubimenya, mumaze gusobanukirwa, iyi minsi mibi muzabasha kuyinyuramo kandi muzatunguka imbere ya Kristo, kuko niko muri Luka 21:36 batubwiraga, kugira ngo tuzabashe guhagarara imbere y'umwami wacu tudakozwe n'isoni, tudafite ikimwaro, tudafite ipfunwe, tudafite ubwoba, kuko uwo munsi wo uzaba uteye n'ubwoba. Kugira ngo rero tubashe guhagarara imbere y'umwami wacu Yesu Kristo, nuko tuba maso kandi tugasenga. Amen. Amen, amen, amen. Ubuhanga turabukeneye nabwo, kandi byose tubikura hehe? Mu kuba maso no gusenga. Ikindi kwari ukugendera mu nzira yo gukiranuka, hamwe no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Imana, kubera ko ijambo ry'Imana ni indorerwamo, ikwereka hari umwanda, ikwereka aho udatunganyije, noneho ukahatunganya, ukagendera mu nzira yo gukiranuka. Kandi twabonye ko inzira yo gukiranuka ni inzira y'ubugingo. Amen. Ijambo ry'Imana riraryoshye. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ni imbuto itabora. Gusenga rero harimo ibice. Iyo usomye muri Matayo 7 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 11, haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushaka abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Gusenga harimo ibice bitatu nako. Icya mbere, musabe muzahabwa. Icyo ni igice cya mbere. Ni kumwe umwana aza akabwira se, akamubwira ati papa ndashaka bombo, ndashaka biswi, ako kanya agahita amuhereza. N'Imana rero igidutetesha muri urwo rwego, ikintu cyose uyisabye ikakiguha. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni ahangaha ngo mushake muzabona, mushake muzaronka. Iyo hajemo noneho gushaka,
ni kwa kundi usenga ukiyiriza, noneho Imana ikakujyana kure cyane, ikaguha guhishurirwa, ikakwereka ibihishwe by'ahatagerwa. Aho ngaho uba ugeze ku ntuza ya kabiri yo gushaka. Ku ntuza ya gatatu ni mukomange muzakingurirwa. Aha ngaha noneho ni hahandi kuba uri umwinginzi. Igihe Imana yashakaga kurimbura Isodomu n'i Gomora, kuko Imana yavuze ko nta kintu izakora itakimenyesheje inshuti zayo, abagaragu bayo, abahanuzi bayo, ubundi nta kintu na kimwe Imana ikora itakitumenyesheje. Imana rero ijya kurimbura hariya Isodomu n'i Gomora kubera ibyaha by'ubusambanyi byari bimaze kuba byinshi cyane, abantu birirwa banihira ibyo bizira. Bigeze mu matwi y'Imana, Imana iramanuka ijya kuverifiya ngo irebe koko ko ibyo bahavuga ari ukuri, isanga nibyo. Ihita ivuga iti birakabije, birengeje urugero, aba bantu ngomba kubarimbura. Ariko sinabikora ntabimenyesheje inshuti yanjye Aburahamu. Nibwo rero yagendaga akamubwira. Aburahamu aringinga kugeza igihe haburiyemo umuntu n'umwe. Cyakora kubw'imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, Imana irokora Loti. Iyo ni ntuza ya gatatu, ni ukwinginga kandi ukingingira n'abandi, nawe ubwawe ukingingira. Biba byarenze ziriya ntambwe ebyiri zibanza, noneho biba bigiye kuba umunyamasengesho, umwinginzi. Ikindi, gusenga ugomba kumenya uwo usenga uwo ari we, kuko Imana murabizi ni nyinshi. No gusenga rero burya buri wese asenga Imana ye. Ugomba kumenya Imana usenga iyo ari yo. Kandi gusenga bigendana no kwizera. Kwizera rero ntikwabaho hatariho Imana, kandi n'Imana ntiyabaho hatariho kwizera. Habaho kwizera Imana no kwizera kw'Imana. Kwizera Imana, kwizera Yesu, ni uku nguku twakira agakiza. Noneho kwizera kw'Imana ni kwa kundi wizerera ku ijambo ry'Imana. Nka kuriya Yesu yari ariho agenda hejuru y'amazi, noneho Petero akamubwira ati vuga nanjye nze. Yesu akavuga ati ngaho ngwino. Ni ukuvuga ko Petero yagize kwizera kw'Imana kubera ko yagendeye ku ijambo Yesu amubwiye. Natwe rero iyo dusenga tugomba kugira uko kwizera kw'Imana, kandi uko kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki? Kumva ijambo ry'Imana. Umuntu utaba mu ijambo ry'Imana ntabwo agira kwizera, kuko nta nubwo wamenya n'uko usenga, kuko tugomba gusenga nk'uko Imana ishaka. Ntabwo rero wamenya uko Imana ishaka utaba mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimuba muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose. Kuko tugomba gusenga dusengeye mu ijambo ry'Imana. Nimba ari abana uri gusengera, ugomba kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga ku rubyaro. Nimba ari umutware, ugomba gusenga ukurikije icyo ijambo ry'Imana rivuga ku mutware. Nimba ari umufasha, ugomba gusenga warebye mu ijambo ry'Imana icyo ijambo ry'Imana rivuga ku mutware. Nimba ari umuryango wawe uri gusengera, abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, umuryango wawe, ugomba gusengera mu ijambo ry'Imana ukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga ku muryango, ku babyeyi, ku bavandimwe. Muri Bibiliya ibintu byose birimo. Noneho rero ugasengera hehe? Mu kwizera. Kwizera iki? Kwizera ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Yakobo 1:6-8 haravuga ngo ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanwa. Umeze atyo
ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'umwami Imana. Kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Imana ishaka ko twizera. Nibwo ibyo dusabye Imana nk'uko ishaka tuzabyakira, tuzabibona. Yakobo 15:7 nibyo maze kubabwira. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Naho Yohana wa mbere 5:14-15 haravuga ngo, kandi iki nicyo gidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Iyo dusabye nk'uko ashaka, tuzi ko twahawe ibyo twamusabye byose. Imana rero ishimwe. Umutwe w'ijambo wavugaga ngo iminsi ni mibi, tube maso kandi dusenge ubudasiba. Gusenga ubudasiba ni iki? Gusenga ubudasiba ni ukwiringira Imana muri byose. Kuko burya iyo weretse Imana ko uyiringiye muri byose, nabwo ni ugusenga. Kuko ikintu cyose ugiye gukora, amahitamo ugiye gukora, icyemezo ugiye gufata, ugifata wiringiye Imana. Ni ukwiringira Imana muri byose. Imana ibishaka ko ibintu tuyiringira muri byose. Na kandi gato uvuga ngo reka ngo akane karebe Imana. Imana ibishaka ko uyiringira muri byose, uyigisha inama muri byose, uyisenga muri byose. Ni ukudahagarika gusenga. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu ahantu hose uri ushobora kuba uri mu mwuka wo gusenga. Niyo mpamvu hariya mu Abefeso 6 umurongo wa 18 avugaga ngo musengeshe umwuka iteka, mu buryo bwose, mwinginga, musenga, musaba. Ni ukuvuga aho uri hose ugomba kuba uri ufitanye ubusabane n'Imana, ufitanye ubusabane n'umwuka wera. Uko niko gusenga ubudasiba. Abaroma 1:9 haravuga ngo, Imana nkorera mu mutima wanjye mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanzeho umugabo yuko mbasabira urudaca uko nsenze. Murumva ni urudaca. Iyo bavuze ngo ni urudaca, ni ukuvuga ko ni uguhozaho, ni uguhozaho, ni uguhozaho, ni uguhozaho, ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. Ni ugusengana umwete. Haleluya. Ni ugusenga rero kugira ngo dukomeze tubone imbaraga z'Imana, kandi kuri wa munsi tuzabashe guhagarara imbere ya Kristo. Kugira ngo tubishobore, tugomba kuguma ku Mana yacu, kuko niyo soko ya byose. Ibyo dukeneye byose, isoko yacu ni mu Mana. Tugomba rero guhorana ubusabane nayo, tugomba guhora tuyirimo nayo ikatubamo, nibwo tuzashobora kugira imbaraga zo gusenga, kuko Imana yacu niyo soko y'imbaraga zacu. Ikindi, tugomba kugira gahunda, tugomba kugira discipline. Gusenga ni ukugira discipline. Ukavuga uti ibi bindangaza mbivuyeho, ngewe ngomba kuba igihe cyose ncomekanye n'Imana yanjye. Ikindi ni ugusaba Imana kugira ngo iguhe izo mbaraga, kuko izo mbaraga nazo ni Imana izitanga.
ikindi murabona ubu haje ibintu byinshi biturangaza, za social media, za saga, induru ziravuga hirya no hino, ibyo bintu nabyo biraturangaza, bigatuma ari byo turangarira aho guhanga Imana kugira ngo turebe uko twashakashaka ibyo umwami wacu ashima, ibyo umwami wacu ashaka. Ikindi tugomba kugira imibanire yacu n'Imana kandi tukagirana ubusabane buhoraho. Ikintu cyica ubusabane bwacu n'Imana ni icyaha. Hari ijambo twe twarafashe mu mutwe rivuga ngo umuntu akora icyaha ate? Umuntu akora icyaha igihe yitandukanyije n'Imana, ayisuzugura, abizi kandi abishaka. Icyaha ni ukudakora ubushake bw'Imana. Ariko iyo ufite imibanire myiza n'Imana, iyo ufite ubusabane n'Imana, ukora icyo Imana ishaka. Imana ikwereka igikwiye, Imana ikwereka icyiza, Imana ikwereka ikiboneye. Abafilipi 4:6 turavuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Iyo Imana ibona ufite iyo nzara n'inyota, uwo muhate, uko gusenga urudaca, umwuka wera araza akagufasha. Ntabwo twebwe tuzi gusenga nk'uko Imana ishaka, kuko twebwe dusengera mu bwenge bwacu, dusengera muri kamere yacu. Nimba ufite ikibazo ni uguhita ubwira Imana ngo Mana gikemure, gikemure, gikemure. Ariko tuzi ko mu bisubizo Imana itanga harimo yego, harimo oya, harimo tegereza. Noneho kugira ngo tubashe gusenga rero nk'uko Imana ishaka, umwuka wera tugomba kugirana ubusabane nawe kugira ngo umwuka wera adusengere, kuko umwuka wera niwe uzi ubushake bw'Imana. Abaroma 8:26 kugeza kuri 27 haravuga ngo uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Twebwe ntabwo dushobora gusenga ngo amasengesho yacu Imana iyumve, ahubwo twebwe dusenga dufatanyije na mwuka wera. Niyo mpamvu ari mu Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18 Pawulo yavuze ngo musengeshe umwuka iteka, kuko umwuka niwe ubasha gusenga neza nk'uko Imana ishaka. Twebwe dukoresha ubwenge bwacu, dukoresha amarangamutima yacu. Ibyo rero ntabwo dushobora gusenga nk'uko Imana ishaka, ahubwo wa mwuka wera iyo dufitanye ubusabane nawe adusabira nk'uko Imana ishaka, bityo gusenga kwacu ntibitunanize. Iyo dusengereye mu mubiri, muri kamere, umuntu agira akarambirwa, akananirwa, kubera ko urasenga nk'uko Imana idashaka. Niyo mpamvu akenshi ibisubizo bimwe tutanabibona. Noneho ukavuga uti Imana narayisenze nta nubwo insubiza. Ariko nuko tuba tutayemereye mwuka wera ngo atunihire iminiho, adusengere nk'uko ubushake bw'Imana buri. Ariko iyo dufitanye kominiyo n'umwuka wera, umwuka wera niwe udusengera muri twebwe nk'uko Imana ishaka. Abakorinto ba mbere 14:15 baravuga ngo nuko noneho ngire nte, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Murumva rero ko nubwo Imana yaduhaye ubwo bwenge, ariko umwuka wera we aduha ubwenge bw'Imana, aduha ubuhanga bw'Imana, noneho tukabasha kugira gute? Tukabasha gusenga nk'uko Imana ibishaka. Gusenga ubudasiba ni uguhumeka. Murabona guhumeka ni ibintu
ntabwo umubiri ukubwira ngo humeka, no, ni ibintu Imana yaremye, navuga ko ari naturel. Utakibasha guhumeka urapfa, umwuka urahera nyine ugapfa. Ni kimwe rero n'ubuzima bwacu butagira gusenga, tuba dupfuye, kuko nta mwuka nyine tuba dufite, ntabwo ushobora kubaho udahumeka. Niko n'umwana w'Imana udasenga ntabwo ashobora kubaho. Gusenga bifungura amaso yacu imbere y'ibigeragezo. Imana yabwiye Yeremiya ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Iyo umuntu asenga, Imana imufungura amaso akabasha guhishurirwa ibihishwe bikomeye atabasha kumenya. Muri buri situation Imana ikwereka uko ukwiye kubigenza, iguhishurira uko ukwiye kubisohokamo. Ariko utegereye Imana ntago amaso yawe abasha guhumuka ngo ubashe kumenya muri buri situation uko ukwiye kwitwara, uko ukwiye kubigenza. Ikindi, gusenga bituma duhagarara imbere y'umwanzi akaduhunga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Nta handi rero turwanyiriza Satani uretse mu gusenga no kuba maso, kuko gusenga no kuba maso biragendana. Hari abantu benshi basenga ariko Shitani kabariganya kubera ko batabaye maso. Abantu benshi baraguye, abantu benshi barayobye. Murabona ibi bintu turimo ni iminsi ya nyuma nyine, ni ibintu bivangavanze, abahanuzi b'ibinyoma, bintu by'ibinyoma. Shitani nayo ngo yigira umumarayika w'umucyo, biravangavanze. Utabaye maso rero ngo usenge urayoba. Abantu benshi barayobye kandi bazi ko bayobera mu Mana, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iminsi ni mibi, tugire gute? Tube maso kandi dusenge. Ikindi, gusenga bituma dukomera ku minsi mibi. Imana iguha imbaraga zo gukomera kugira ngo ubashe kunesha ibyo bikomeye bikuri imbere. Gusenga bituma tunesha. Gusenga bidusimbutsa imitego ya Satani. Niyo mpamvu akenshi ujya kumva Imana nko mu nkangi ikunda kunkangura hagati ya 8:30 na 9:00. Urumva ni hahandi agatotsi kaba ari keza, wumva ushaka kwiyorosa ngo wisinzirire. Ariko Imana ikagukomanga iti mwana wanjye byuka, kuko yo iturebera aho tutabasha kureba, ibigira ngo igusimbutse iyo mitego y'umwanzi. Yo ireba aho umwanzi ari gupangira imigambi ye, noneho hamwe no gusenga ya migambi y'umwanzi irasenyuka. Gusenga birogoya imigambi y'umwanzi. Gusenga bikuraho imitego y'umwanzi. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hanyuma Yesu yabwiye abigishwa be uko bakwiye gusenga. Ni umugani, yabaciriye umugani. Reka tuwurebe muri Luka 18 rero ku murongo wa mbere. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka, ntibarambirwe. Tugomba gusenga iteka kandi ntago tugomba kurambirwa. Ntago ugomba kurambirwa igihe ikintu usengera utarakibona. Ugomba gusenga iteka kandi ntago ugomba kurambirwa. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi. Aramusanga aramubwira ati,
ndengera ku mwanzi wanjye, amara iminsi atemera. Ariko aho ageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakaza nduhishe, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati, ntimwumvishe ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Yongera ikibazo, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Gusenga bigendana no kwizera. Ngo utizera ntazigere ategereza yizera ko hari icyo azabona. Nusenga nta kwizera ufite, nusenga utishingikirije ku ijambo ry'Imana, ntutegereze ko hari icyo uzabona. Ugomba gusenga kandi ukaba mu ijambo ry'Imana kugira ngo uyu ni kuyibutsa, uravuga ngo Mana waravuze ngo urubyaro ni umugisha kandi wavuze gutya na gutya. Icyo gihe kubera ko uri mu ijambo ry'Imana, Imana nayo izagira gute? Izaza igusubize. Nimba urwaye, mwami wanjye, muri Yesaya haravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe, mu mibyimba yawe niho udukiriza. Ukabisenga ubyizeye, wizeye iyo mibyimba ya Yesu ko iri bugukize. Amaraso ya Yesu niyo adukiza, niyo atubohora, niyo adukuraho imivumo. Ukabimenya, ukabyatura kandi ukabyizera. Haleluya! Imana ishimwe rero. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri Petero wa mbere 5:8 kugeza ku 9 aravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso. Ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa, n'amagambo arasindisha, n'iyi si iradusindisha, ariko ibisindisha byo muri iyi si tubyirinde kandi tube maso, kuko umurezi wacu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo yaconshomera. Satani ntajya aryama, ntajya aruhuka. Abamukorera ntago bajya baryama, ntago bajya baruhuka. Iyo aguteze imitego ukayisimbuka, ejo ashakisha andi mayeri. Bahora bashakashaka, ariko abana ba burya bwami, iyo yasubijwe aragenda akiryamira agasinzira. Ariko umwanzi we na bya bindi Imana yaguhaye ahora atekereje ashaka kubikwambura. Tube maso, dusenge, twirinde ibyo bisindisha, twirinde ibyo bituvangavanga, ahubwo tube maso, dusenge, kugira ngo uyu mwanzi nta kindi kimuzana keretse kwica no kwiba no kurimbura, keretse kuza kutunyaga ibyo Yesu yadufatiye. Tubikomeze rero. Tuzabikomeza gute? Tuzabikomeza dusenga. Imana yacu ibidushoboze, Imana yacu ibidufashemo. Ndimo ndasoreza kuri iri jambo riri muri Zaburi ya 62 na Zaburi ya 65. Kaduhere kuri Zaburi ya 62 umurongo wa 9. Haravuga ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Imana yacu rero niyo dukwiye kwiringira. Tujye tuyibwira ibyo twibwira, ibyo tuvuga n'ibyo dukora mu miruho yacu tunaniwe, bimenywe n'uzi imigambi yacu. Iya 65 umurongo wa 3 hakavuga ngo ni wewe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazaza aho uri.
niba imana dusenga itadusubiza ntago twajya aho iri. Abantu benshi ubu ngubu barananiwe, baracogoye, ariko imana yacu niyo iha imbaraga abananiwe, niyo iha imbaraga abacogoye, niyo ikomeza amaboko atentebutse, niyo ikomeza amavi asukuma. Mureke twongere tuze aho iri, ibiri mu mitima yacu tubisuke imbere yacu, kuko abaje aho iri irabumva kandi ikabasubiza. Tube maso rero kandi dusenge, kuko iminsi ari mibi. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Reka dusenge. Imana yacu turagushimye kandi turaguhimbaje. Turagushimye ko uri Imana yacu, turagushimye ko uri umujyanama wacu, turagushimye mwami ko wavuze ko nta kintu na kimwe uzakora utakimenyesheje intore zawe. Mana, dore ibimenyetso by'iminsi ya nyuma warabitweretse, warabitubwiye, kandi mwami dore turabibona ko tugenda tubisohoramo. Watugiriye inama z'uko tugomba kwitwara. Turasenze rero mwami kugira ngo utube hafi, ntutube kure. Nubona tunaniwe mwami, ntuturekure, ahubwo nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo waradufashe kandi ntawe ubasha kutuvunura mu ntoki zawe. Udukomereze mu buntu bwawe mwami, kandi ukomeze kuduha imbaraga, udushoboze kuba maso, udushoboze gusenga, kuko iminsi ari mibi, kugira ngo icyo dufite umwanzi atakitunyaga, kugira ngo tubashe gukomera, kandi mwami tuzabone nuko duhagarara imbere yawe. Turagushimye rero mwami ko uduha izo mbaraga, turagushimye mwami ko ubidushoboza, turagushimye mwami ko udushoboza kugirana imibanire myiza, ubusabane n'umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu, amen.